yewe mana we yewe mana we kurinda mana we kurinda mana we kurinda mana we yewe mana we yewe mana we yewe mana we kurinda. Igikorwa umwuka yampase gukora nuko umwuka w'Imana yasanze ninjoro ambwira ko hari abantu bahamaze iminsi ngomba kuza kureba, ngomba kuza gusura nkabanza nkabasomera ijambo ry'Imana nkanabaha n'iby'umubiri. Buri gihe utanze nawe ejo bundi Imana irakwibuka. Irambwira ngo izampa ngo taci ubwo ndavuga nti Imana ishima. Ntago hashize igihe kinini yahise ibikora. Yavuye muri uyu murimo w'urukundo. Naje nje kureba uwo musozi mu by'ukuri numvaga n'ibintu byo gusenga cyane, ntago nari mbyizeye, ariko nanjye nahise mpafatirwa nyihagera mbona imirimo y'Imana iratangaje, nanjye mpava nemeye kabisa nabaye umukirisitu kandi nari umunyabyaha pe. Yego Imana iba yabikoze, yarakuntu ubushonje nk'ubu tugize amahirwe tubonye umukozi w'Imana atuzaniye icyo kurya n'ukuri, Imana ihabwa icyubahiro. Afite impano Imana yamushyizemo kandi yamuhaye, ahubwo jewe mba musengera ngo Imana imwagure imuha ubushobozi. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Tugiye iwacu mw'ijuru, muze mwisigara. Turabashimira nshuti mukurikiranye ibiganiro byacu ku Impanuro TV. Tubifurije kugira amahoro y'Imana, tubashimire cyane uburyo mugenda mubana natwe mu biganiro tugenda tubagezaho. Muri kumwe na Dani nkuko bisanzwe. Reka dushimire abakurikiranye bwa mbere ku Impanuro TV bakareba ibiganiro byacu, tubasabire umugisha w'Imana kandi mukomeze mubane natwe, ariko tubasaba no gukora subscribe kugira ngo mujye mubasha kubona ibiganiro byacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Mu buzima busanzwe igisi dutuyeho tugenda duhura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Umuntu wese agahura n'ikibazo cye akamenya nuko akitwaramo. Burya umuntu wese agira gahondesho ke, umuntu wese agira ibimurwanya, agira ibimuhiga. Igisi dutuyeho Bibiliya iravuga ngo yajugunywe mu umwanzi. Bibiliya iravuga ngo wasiwe ugwishije ishyano kuko umanukiwe n'umwanzi. Bivuze ngo tugenda duhura n'ibibazo bitandukanye kuko Satani agenda duhiga mu buryo bwinshi. Ariko imwe mu ntwara abakristo bifashisha kugira ngo babashe guhangana n'imyambi Satani abarasa no gusenga. Gusenga no kuganira n'Imana, ukabasha kumenya iby'Imana itekereza ndetse n'imigambi yayo kuri wowe. Iyo umuntu asenga mu buryo butandukanye, cyangwa se basenga mu buryo butandukanye bitewe n'imyemerere yabo. Gusenga no kuganira n'Imana kandi ukabasha kumenya icyo Imana igutekerezaho ndetse n'ibyo guteganyiriza ejo hazaza. Abagiye basenga mu gihe cyatambutse bagiye babona gutabarwa kuvuye ku Mana. Ni nayo mpamvu uyu munsi abantu bo muri iyi si ya none nabo bagenda basenga, kuko na Yesu ubwe yarasenze kandi ari Imana. Niba Imana yarasenze n'abantu bakwiriye gusenga. Twafashe urugendo rero twerekeza ku musozi wa Kanyarira, ni mu karere ka Ruhango. Ni umusozi w'amateka abantu bajya basengeraho mu buryo butandukanye, bagasenga bahamagara Imana kugira ngo ibagarukeho bagirire neza. Twagiyeyo mu minsi yashize, twabonye video yagiye icicikana ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino y'umukobwa wari uhari uhamaze iminsi asengera abantu. Yararimo ari gusenga asabira abantu amafaranga. Abantu baratangaye cyane bumvise asengeye umukobwa wari upfukamye icyo gihe amusabira miliyari 200. Abantu baravuze bati se koko birashoboka? Fukama hano. Urashaka amafaranga ngahe? Urashaka miliyoni 10. Imana igira ite? Abantu bamuzi nibagire gutya. Aya mafaranga afasha asabye ni makeya, tumusabiye miliyari 200. Niyo yamukuraho igisuzuguro. Harimo inzu nziza, harimo ubucuruzi, ntabwo yakwibagirwa. Duhora dukubita nayo ku musozi, abantu bakamucira mu maso, abantu bakamunaga. Twashatse gukora urugendo ngo tugereyo tumenye byinshi. Ese koko uwo mukobwa twamubona, twagerageje kumuvugisha aratwemerera. Tumubaza impamvu yafashe umwanzuro wo gusenga asengera umuntu amusabira miliyari 200. Ese muri uwo mwanya yiyumvaga gute? Yadusubije muri aya magambo agira ati: nuko Imana yatanga kandi Imana ishobora byose, nta kiyinanira kandi nta muntu itayaho.
ubwo rero namusanze hariya ariko ntibusubwo bwa mbere twari duhuye nahoraga mucaho hari hepfo ku mazi mbona nyine ari umukene yego tugasengana buri munsi mbona nyine mfite ubushobozi namufasha ariko nkazajya mbwira Imana ntimana uyu mubyeyi uhora hano kuri uyu musozi uzamurengere ugire ikintu muremera muri aka kanya ubwo rero nubwo nahise nkubitiraho ndavuga ntimana muhe miliyari 200 nizo zamukuraho ubukene afite niyo mpamvu namusengeye bimusabira ayo mafaranga kugira ngo Imana nayo imukure igisuzuguriro cy'ubukene. Wenda tunakomeza ikiganiro hariho abantu wenda batugeze bumva iyo video ariko ni video yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino abantu bagiye bagenda bayumva bayikurikirana uri muri kumusengera rwose ku musozi bikanyarira ari nawo tugusanzeho uyu munsi. Turaza kugaruka kuri uyu musozi ku mateka yawo kuko ngira ngo muri 2020 nimba mbyibuka neza nibwo nahagusanze n'ubundi uhamaze igihe uri gusenga ariko reka tubanze kumvisha abantu iyo video babanze banayumve bumva uko ibintu byari byifashe ndetse nanjye wenda uze kuzinsabira dore urashaka amafaranga ngahe? Urashaka miliyoni 10. Imana igira icye abantu bamuzi bagire gutya aya mafaranga afasha asabye ni makeya tumusabiye miliyari 200 niyo yamukuraho igisuzuguro harimo inzu nziza harimo ubucuruzi ntabwo yakwibagirwa duhora dukubitana hano ku musozi abantu bakamucira mu maso abantu bakamuna ahangaha impaka zari zacitse wasenze isengesho rikomeye uravuga ngo we yarasabye miliyoni 10 bahita umusabira miliyari 200 wari ufite kwizera kungana iki guha kukwemeza ko zira miliyari ashobora kuzibona nuko nanjye hari byo nizeye ko Imana yabikora Imana irangije irabikora yego nibiki wizereye kuri uyu musozi Imana ikabikora wenda mu byo wayisabye uri kuri uyu musozi Imana yagiye igenda igukorera ni nk'ibihe Icyambere nta myenda nagiraga yo kwambara imyenda najyanaga mu rusengero yari yaracuye inyuma nambaraga bodaboda zaracitse mu birenge ariko Imana yaranyambitse ubwo icyo nicyo cyambere Imana yankoreye ikindi yajyaga imbwira guzanjyana muri studio ubwo studio Imana iyinshyiramo insohorera indirimbo umuhanzi se ndi umuhanzi kuva ryarira kuva kera impaka zaracitse yego ngira ngo ku bantu bakurikiranye ikiganiro twagiranye bwa mbere muri 2020 nibwo nagusanze hano n'ubundi uri gusenga ngira wibutsa abantu icyo gihe wari uri mu bihe bimeze gute kuko twaraganiriye utubwira ko hamaze iminsi wari uri mu bihe bimeze gute byatumye ufata umwanya ukaza kuba kuri uyu musozi ndetse uhamara n'igihe kitari gitoya usenga yego ikintu nababwira rero nuko ari ijwi ry'Imana ryansanze mu rugo rirangije rirambwa ngo ninjye ku musozi ngo ningende ngo sengere umuntu umaze imyaka 10 arwaye urushwimo namusanze hari ku mazi ndamusengera nk'iminota 30 ubwo arangije atera haleluya 20 arambwira ngo Imana impumugisha ubwo Imana itimbwira ati rero ati njyewe ugiye kuguha akazi kuri uyu musozi akazi rero yampaye nako gusengera abantu ikindi rambwira ngo ninjire mu nzu yari iri hano ngo ninyinjiremo ngo ndebe ngo ibintu birimo nyinjiyemo sanga harimo imyanda ubwo niho natangiye nkora amasuku ntoragura n'ibintu byari biri hano kuri uyu musozi ntoragura amashashi yari hano bahacururizaga biswi bakahacuriza imineke bakahacuriza ibintu byose nta kintu na kimwe batacuruzaga ubwo rero Imana irahanshyira irambwira ngo nizahankura ngo nkomeze ngo sengere abantu ngo kandi nkuzahakura umugisha ubwo rero nakomeje nkora ako kazi k'amasuku no muri toilette nkagenda nkahakora amasuku nkashyira nshaka na shitingi shyiraho imbere y'umuryango nta rugi rwari ruriho ikindi Imana ikajya imbyutsa mu gicuku nkasengera abantu 9 nuko Imana rero nuwo murimo yari yarahampaye kuri uyu musozi yego mukanya nabwo nkigera hano nibwo duhuye wikoreye indobo wari utwaye teremusi utwaye ndetse n'ibasi harimo amasahani n'ibikombe byo byajyaga hehe ku musozi yego
uko mwambonye rero nari nikoreye ibasi n'amateremusi. Bibiri iravuga ngo menya ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ubwo rero naje kumva umwuka w'Imana ndimo abimpase kubikora. Ni umwuka w'Imana ubimpata kubikora, si rimwe mbikora iyo mbonye ubushobozi njya no kwa muganga nkareba abantu mfasha bababaye. Ubwo nukuri nuko nta bushobozi mfite, Imana impa ubushobozi, ishyire mu biganza byanjye ubushobozi njye mfasha abantu bababaye, cyane cyane abari mu bitaro nibo nabonye bababaye cyane. Hariho abo ugasanga nta muntu ufite umurwaza. Umva narahageze numva ndumiwe, hari umuntu nari ngiye kusurayo nsanga hari agafuka k'umuceri, baragenda bakadaha buri muntu bakamuha akarobo, undi bakamuha akantuze agakoroboyi k'ubuto. Numva birambabaje, mbwira Imana nti Mana ngiye uramutse mpaye ubushobozi ngiye nazajya mpora mfasha abantu bari hano mu bitaro. Yego. None se wenda jya wenda bibonye bikoreye indobo, nabonye ari indobo inagaragara rwose, ngira ngo uje gucuruza. Uragenzwa n'iki hano n'indobo na teremusi? Yego. Niki kikugenza hano utwaye amasahane, utwaye iki? Nibaje se ese noneho agemuriye abantu. Mu by'ukuri tubwire nyirizina igikorwa waje hano umwuka yaguhase kuza gukora. Igikorwa umwuka yampase gukora nuko umwuka w'Imana yasanze nijoro ambwira ko hari abantu bahamaze iminsi ngomba kuza kureba, ngomba kuza gusura. Nkabanza nkabasomera ijambo ry'Imana, namara kubasomera ijambo ry'Imana nkanabaha n'iby'umubiri. Yego. Ni igikorwa gikomeye cyane cy'ubutwari, ndetse twanagushimira kuko burya mu buzima bwa buri munsi duhura n'ibibazo bitandukanye, ku buryo umuntu ashobora kubura ibyo kurya, ariko ubwo ubagize uwo mutima w'ubutwari wo kugera ku bantu wenda bamaze iminsi badafite icyo kurya bitewe n'uko bamaze iminsi mu masengesho, nabyo ni byiza. Ariko ukurikije igihe watangiriye kubikorera kugeza uyu munsi, niki waba warakuyemo? Inyungu ubonamo ni iyihe? Mperutse kubikora mu kwezi kwa 10 k'umwaka washize. K'umwaka washize. Imana irangije irambwira ngo impaye itaci. Niryo sezerano nakuye hano kuri uyu musozi. Naragiye nyine ndace ubwo ni telefone, smartphone ko batabyumva neza. Yimushyira ariko nta kibazo ni hari rwose. Makazi cike iri hafi aho se? Iri hano mu Kamarete. Ifite n'akabage keza cyane. Rero irambwira ngo izampa ngo taci. Ubwo ndavuga nti Imana ishima. Ntago hashize igihe kinini yahise ibikora. Ariko yereka abantu rwose kuri kamera abantu babona ukuntu Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Amen. Haleluya. Yavuye mu gukora imirimo y'urukundo? Yavuye muri uyu murimo w'urukundo. Wari ufite isezerano ryo kuzagira taci? Nari ndifite. Ariko ejo bundi yarambwiye ngo izampa n'iyindi itari iyindi. Igiye kuguhindurira. Imana ibikore mu izina rya Yesu. Ni ukuri nibikore. Nanjye mbyatuye nk'umuhanuzi, Imana iteye guhindurira iguhe iyindi. Yego. Ubwo butaha uzaza kuri kamera uvuga ko Imana yaguhaye taci nshyashya yindi. Oya, ahubwo ubutaha vuga ngo nzagaruka nambaye impeta. Ubutaha nzaza mfite impeta ndi kumwe na sheri wanjye kuko yambwiye ko izankorera ubukwe. Yego. Yambwiye ko izakora ubukwe umeze bute? Yambwiye ko izampa mu rugo rw'umugisha, kandi urugo rw'umugisha rugomba kuba rurimo umugabo byanze bikunze kandi ukijijwe. Yego. Yego. Aho reka twe kuhatinda, dusa nkaho twihuta. Muri 2020 ngusanga hano. Yego. Twaraganira, ngira ngo nawe muntu wa mbere twaganiriye nkigera hano icyo gihe, tubwira ko hamaze iminsi uri gusengera abantu mu buryo bugiye butandukanye. Uyu musozi wa Kanyarira ni umusozi w'amateka abantu baza gusengeraho mu buryo bugiye butandukanye, ariko ukurikije igihe umaze uwusengeraho
kugeza uyu munsi sinzi igihe wawuziyeho ntago nkizi ariko kuva icyo gihe kugeza uyu munsi niki uhora wibuka Imana yagukoreye uri kuri uyu musozi? Ikintu mpora nibuka Imana yankoreye kuri uyu musozi nuko yajyaga imbwira ngo izampuza n'abantu bo hanze, ikambwira ngo izampuza n'abantu bo muri Norvège. Ubu hari umudamu w'inshuti yanjye uri muri Norvège. Uranamusohoje? Ndamushuhuje yitwa Jackie. Undi ni umupapa wo muri Canada. Undi ni umupapa wo muri Ethiopia. N'abandi bo mu Bubiligi bose ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Wari ufite isezerano ry'uko uzahura n'abakomeye? N'abakomeye kandi namwe Imana yarampuje namwe ndabashimiye. Yego. Iryo sezerano wari wararihawe ryari? Nararihawe kera mfite imyaka 13. Yego. Wahabwa isezerano rivuga ngo iki? Irambwira ngo ubundi gihe kera nakundaga kugira impano yo kuririmba, yo gutera udukorasi, yo kubyinira Imana. Ubwo niho byaturutse. Najyaga njya mu cyumba cy'amasengesho kubera ko nsengera muri ADPR. Ubwo Imana ikazajya imbwira ngo izantambagiza. Nuko iranambwira ngo izanangeze i Kigali. Ubwo mu kuntambagiza yabanje ko kingeze i Kigali, nabanje kujya gusengera umudamu w'ahantu bita Bishenyi. Ubwo irangije ingeza n'ahandi bita Inyamirambo. Irangije ingeza ahantu bita kwa muganga muri CHK. Irangiza ingeza Kicukiro Nyanza ya Kigali. Irangiza ingeza no muri Uganda. Yego. N'ahandi hose hagiye hatandukanye. Yego. Iyo wibutse ibintu Imana gukoreye bivuye mu masengesho wasengeye kuri uyu musozi, uhereza Imana ishimwe mu buhe buryo, wumva mu mutima wawe byakiriye gute? Iyo ngiye gusenga nko mu materaniro, iyo bavuze ikintu bita kwitanga, umva mba uwa mbere, mpita mba uwa mbere. Yego. Nkumva nakwitanga nyine, nkumva n'iyi telefone nayitanga. Kubera iyo nshuje amaso inyuma yandindiye n'amaguru, ubu ntago ndi kajoriti. Yego. Ndinda gufatwa ku ngufu ndaha kuri uyu musozi. Hari benshi bahafatirwaga ku ngufu, abandi bakabica, abandi bakabakubita, abandi bakabambura. Ariko gihe Imana yarahandindiye ndetse n'ahandi hatandukanye umuntu abasha kugenda. Yego. Ni byiza cyane. Hanyuma igikorwa mu kanya maze gukora cyo kugaburira abantu, umuntu ashobora kwibaza ngo ese so kwibonekeza, ese aho si uko aba afite byinshi byamusagutse, aho hantu wabwirira ubuhe butumwa abantu babifata muri ubwo buryo? Ntago ari ukwibonekeza. Ubuse ko mukabyara wajya kwibonekeza ukibonekeza no mu butayu. Oya. Ubwo icyo nababwira nuko gutanga bihesha umugisha. Gutanga biruta guhabwa. Rero abantu nyine babyumve ko buri gihe utanze nawe ejo bundi Imana irakwibuka. Nawe Imana irakwibuka. Kuko iyo ntaza gukora uwo murimo wo gufasha, nta nubwo araha ku musozi honyine. Ngiye mfite imyenda ndayitanga, nkaha abantu imyenda yo kwambara n'inkweto. Umuntu aje asanga ati ntizi nkweto, ndavuga ntijyana, ntuzigarure. Ngira umutima w'urukundo. Ngira umutima w'urukundo. Jyana ntuzigarure. Rwose. Hanyuma rero wenda twenda kugana ku musozo kugira ngo tuganirize n'abandi twasanze hano barimo bari gusenga kugira ngo bavuge ku mirimo y'Imana. Bibiliya iravuga ngo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye, siko kuri? Yego. Bivuze ngo kwizera gukwiriye kuba guherekereshwa imirimo. Hanyuma abakozi b'Imana reka tugushimire cyane kuko bakoze igikorwa cy'urukundo cyo kuza kugemurira abantu bari hano bari mu masengesho. Tuvuge ngo Imana iguhe umugisha kandi Imana ikomeze ikugirire neza, ariko kandi hejuru y'imbaraga zose ziturwanya hari imbaraga z'Imana. Turagushimiye cyane. Rero reka tubanze tunaganirize abandi dusanze kuri no musozi kugira ngo batubwire ku mbaraga z'Imana n'imirimo Imana ibasha gukora. Hanyuma turaza kugaruka kandi
tuguha umwanya kugira ngo ugire icyo utangaza bwa nyuma dusubika ikiganiro cyacu tuzasubukure ubutaha. Yesu agomba umugisha wakoze cyane rero turaza gukomeza mu kanya. Yego murakoze. Hanyuma abakunzi b'Impanuro TV hari abo dusanze kuri no musozi bari barimo basenga n'ubundi twifuje kuganira nabo dusanze benda gutaha kubera ko n'ubundi kuharara biba bitemewe, ariko twifuje kuganira nabo kugira ngo batubwire mu by'ukuri no musozi bazi gute, ese no musozi Imana ikoraho ibitangaza mu buhe buryo. Turi kumwe n'umusore hano imbere rero umeze neza ngira ngo muramubona n'umunyamasengesho, reka nawe tumusaba atangire atwibwira amazina kugira ngo dukomeze tuganira. Umusore, amakuru yawe? Amakuru ni meza cyane. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Meze neza? Meze neza cyane. Ko ndabagira ngo ufite imbehora? Aya na imbeho nukubera ibi bihe by'imvura hari igihe umuntu yitwaza agapira kugira ngo ataba yahura n'imbeho. Yego. Hanyuma amazina yawe ni ayahe? Nitwizeyimana Alphonse, nturuka mu karere ka Nyamagabe ni mu ntara y'Amajyepfo. Ubu waje turutse Nyamagabe? Yego. Uvu Nyamagabe urateguza mu karere ka Ruhango uje gusenga? Yego ndatega kubera yuko uyu musozi ni umusozi w'ibyiza nawumenye muri za 2017. Numva bavuga ngo ni umusozi mwiza w'ibisubiza abantu iyo bajeho bahura n'Imana ndetse ikabagirira neza. Kuki utagiye Kinyamakarara? Kinyamakara naho umusozi urahari ariko buriya imisozi bigenda irutanwa. Kanyarira yo irahebuje. Kanyarira uyezeho iki nk'umuntu umaze igihe wisengera kuva muri 2017? Kanyariraho nyiziho ibintu byinshi cyane kuko naje muri 2017 ariko nari nje mbyumvise bonye biciye kuri televiziyo numva ngo Kanyarira ngo na ahantu heza cyane ngo abakristo bajya rwose ngo bagafashwa bakagira ibihe byiza ndetse bamwe bagakira n'indwara abandi Imana ikabagirira neza ndetse n'ubukene bugashira kuko babaye imbere y'Imana. Ubwo rero ni muri ubwo buryo nanjye naje nje kureba uwo musozi mu by'ukuri numvaga n'ibintu byo gusenga cyane ntago nari mbyizeye, ariko nanjye nahise mpafatirwa nyihagera mbona imirimo y'Imana iratangaje, nanjye mpava nemeye kabisa nabaye umukirisitu kandi nari umunyabyaha pe. Wakoze ibyaha bimeze bitera? Kera narakizwa naratukanaga nka mu gikundi rwose cy'abantu badakije badahesha Imana icyubahiro, nkajya mu tubari nkatsinda nkiri umusore rwose. Byari ibintu bikabije cyane. Imana yankuye ahantu mu isaho y'ibyaha cyane, ariko ubu ngubu ndashima Imana itanga agakiza ku buntu bwayo. Kuva waza kuri uyu musozi kuva muri 2017 kugeza uyu munsi 2023 nibihe bintu bidasanzwe uhora ushimira Imana gukoreye kuvagera kuri uyu musozi wa Kanyarira? Nkigera kuri uyu musozi ndashima Imana yuko yankoreye ikintu gikomeye. Najyaga ndwara isereri ndetse ubwo ngubwo nkaba nzi yuko wenda ari nk'indwara isanzwe, ariko naje kuhagera numva ijwi ry'Imana rimbwe yuko iyo sereri n'abadayimoni bitewe yuko nyine hari igihe umuntu avukira mu miryango ugasanga harimo abantu badakijijwe. Imana ingirira neza irayikiza ndetse ingirira neza rwose. Nta n'akazi nari mfite, ntari nunzwe no gukorera abantu biraho biciriritse. Imana igira ikindemera impakano ko gukora, ndayishimira yagize neza. Nubwo buri muntu nubwo muri iki gihe umuntu aba akomeje gusenga asengera ibintu byinshi, ariko mbere na mbere ndayishimira yuko nyihumeka yampaye ubuzima, ndayishima cyane. Ukigera kuri uyu musozi niki cyagutunguye maze kuhagera muri icyo gihe? Maze kuhagera ikintu cyanunguye nuko nasanze abantu bashaka Imana kurusha abashaka icupa mu tubari. Mu by'ukuri hari abantu benshi usanga ngo abajya inama ngo bazigiraho mu gacupa mu kabari, ariko naje gusanga kuri uyu musozi rwose ari umusozi w'ibyiza. Abantu usanga bajyaho bababaye, imitwaro yabarembeje, bamwe amadeni yabishe, abandi inguzanyo, abandi bafite ibikomere byanze gukira ku mutima. Ariko iyo wahageze natangajwe no gusanga abantu basirimba baseka banezerewe nk'abantu batagize ikibazo na kimwe bafite. Bamwe narabegere ndabazana ariko so umunezero mu bukura hehe, ati ubu ngubu nukuvuga yuko ibintu byose byaciyemo nta kintu mujya kijya kibahangayikisha. Arambwa ati uri mu Mana rwose aba yahindutse icyaremwe gishya. Ubwo nanjye numva ndanezerewe nkurikira inzira gutyo y'amasengesho. Ubwo no kuvuga ko kuva muri 2017 kugeza uyu munsi uri mu nzira y'agakiza? Ndi mu nzira y'agakiza kuko 2020
narabatijwe nakira umwami nk'umukiza rwose nari umukatolike yego naho barasenga ariko ntago numvaga amafashirizwa ariko nyobotse inzira y'agakiza nasanze rwose nta kintu kiza nko kuba mu Mana biruta byose yego turagushimiye cyane hanyuma se ugiye gutaha ngiye gutaha mu kanya rwose ndahita nta kubera yuko uyu musozi ntago ari byiza kuba wawuraraho dufite ahantu umuntu acumbika mu gihe yihaye cy'amasengesho imbari iminsi 7 cyangwa 3 akazagaruka ariko ubu ngiye kwita nta mukanya turagushimiye cyane rero Yesu aguha umugisha kandi tuvuge ngo Imana ikomeze kumvire ku byifuzo byawe murakoze cyane Imana namwe baha umugisha kandi turanezerewe ku Manuro TV amen katwakire n'umukobwa w'Imana nawe turi kumwe hano nawe atangire adusuhuza ndetse anatwibwire kugira ngo tuganire tuziranye Yesu ashimwe Yesu nahimbazwe mumeze mute rero tumeze neza turashima Imana jambo n'umwenyura abanza harakana Imana yagiye ikongorerera mu kanya yego Imana iba yabikoze yarakuntu ubushonje nk'ubu tugize amahirwe tubonye umukozi w'Imana atuzaniye icyo kurya n'ukuri Imana ihabwa icyubahiro musabiye umugisha kandi n'ukuri Imana imuhereza umugisha pe inzara yari imeze nabi utayo ntago babyoroshye uhamaze iminsi se yego mpamaze amezi 2 ubwo uraharara se cyangwa urataha uya ntago mparara kubera nyine kubwo kurinda umutekano wanjye ndaza nkahirirwa bwakwira nkataha hari umuntu uncumbikira hari hepfo tangira tubwira amazina yawe rero yego murakoze amazina yanjye nitwa Josiane Irafasha naturutse mu majyaruguru mu karere ka Gakenke yego karere ka Gakenke yerekeza i Musanze hanyuma uri kuri uyu musozi amezi 2 ngira ngo ni menshi ni umusozi uzi gute wamenye ryari ese watangiye kusengeraho mu kihe gihe uyu musozi nawumenye mu 2021 mbonye ikiganiro kirimo Esiteri numva nanjye ndawukunze ngize amahirwe mbona umuntu uwunzanaho turasenga tuhagirira ibihe byiza turongera turagaruka turasenga nabwo tuhagirira ibihe byiza rero nongeye kugaruka ubu ngubu Imana ariyo inyohereje n'ukuri rwose kandi n'ubu ngubu mpagirira ibihe byiza mu kuhagera icyo gihe ari ubwa mbere hageze watunguwe n'iki wasanze ari iki kidasanzwe cyagutunguye kuri uyu musozi ngira ngo ni umusozi kuwutera biba bitoroshye kuzamuka hirya ahangaha nabanyara ahantu harehare cyane niki cyagutunguye uhageze wabonye kidasanzwe ukurikije ubutayu wajya gusengera muri wanyu muri Gakenke ndetse n'uburyo wasanze Kanyarira imeze uyu musozi rwose warantunguye kuva nabaho nibwo nyine nari ngiye mu butayu pe navuga ngo ahangaha niho nambariye imbaraga zo gusenga kuko niho narije bwa mbere mu butayu nago narinzi kuntu imisozi iterera ariko narahageze nkareba ibintu Imana yaremye numva birantangaje rwose no guterera umusozi ndavuga nti kabisa uyu musozi utereye hari ikintu kiba kiridutse kandi gikomeye rero nshima Imana kubw'imirimo n'ibitangaza iba yarakoze Imana ihabwa icyubahiro mu kwagera muri icyo gihe wahasengeye kugeza n'uyu munsi uhamaze igihe kingana n'amezi agera kuri 2 uza kwasengera ni cye cyifuzo nyamukuru wari ufite wabwira abantu kavuga ati nabonye Imana ikora iki niki naje gusengera kuri uyu musozi njyewe icyifuzo cya mbere nari mfite nendi kubwira Imana ngo inyagure mu buryo bw'umwuka noneho yongere inyagure no mu buryo bw'umubiri uyu munsi rero rwose Imana yatangiye kubikora Imana yanyambitse imbaraga ku buryo umuntu ashobora kumbwira ati nsengera nkaba namusengera cyangwa se nkanabwiriza n'abantu rwose ku buryo ubwiriza umuntu nkabwiza abantu rwose nkabona barabohotse kabisa ku buryo umuntu aza niba yaje arira wenda agatase kakabone nubwo wenda atabanye n'icyo yashakaga ariko byibuze muri uwo mwanya akaba atashye anezerewe yumva ko Imana ikora byose yego hanyuma rero ndagira ngo n'ubundi tubwire ijambo riri kugufasha muri uyu mwanya kugira ngo abantu bashe no gufashwa n'ijambo ry'Imana wumva riri kugufasha hanyuma turaza no gusoza tunasenga kugira ngo nyuma yuko mwese ndangije kubaganiriza muraza no gufata umwanya tunasengera n'abantu bafite ibibazo bitandukanye ariko muri uyu mwanya nk'ijambo riri kugufasha ni ngirihe kugira ngo turisangize abakurikirana impanuro ku isi yose
Yego murakoze abantu bose ku bantu bose bakurikirana Impanuro TV. Ijambo riri kumfasha muri iyi minsi ni ijambo riboneka mu butumwa bwiza Paulo yandikiye Abefeso igice cya 3 umurongo wa 20 haravuga ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo dutekereza ngo nkuko imbabazi zayo z'ubuntu ziri zidukoreramo. Rero Imana ibasha gukora ibintu byose dutekereza, icyo dusaba, icyo dukora, Imana ibasha kugikora kuko Imana yo ifite imbaraga zikomeye zisumba izacu abantu. Imana rero ibyo dusaba ifite ibirenze. Haleluya! Imana ishimwe. Njye nkunda kubwira abantu nkababwira ngo Imana yitwa ishobora byose kandi Imana ntago igitizwa amaboko. Nabwiye abantu ndababwira ngo imbaraga Imana ikoresha iherezo umuntu 5,000 nizikoresha iherezo umuntu 20,000,000. Rero Imana ifite imbaraga zisumba iz'abantu. Haleluya! Imana ihabwa icyubahiro. Imana igiye kuguha ntabwo ijya yihanukira ngo kuvuye kuko ngasabye ngo wenda ngo 20,000,000 ngo ndihanukiriye ngo kuko ari uya. Imana yitwa ishobora byose. Iyi Imana yajyaga kurema ijuru n'isi yaravugaga ngo habeho. Rero nigiye gutanga ikintu iravuga ngo habeho, ntabwo Imana ijya yihanukira kure kuko Imana ifite imbaraga. Rero abantu twongeye tugarurira Imana icyizere, tumve ko ari Imana ishoboye byose, twumve ko ari Imana ikora. Haleluya! Imana ishimwe. Kumve ko Imana ishoboye ibintu byose. Haleluya! Niba uje gusaba Imana gisabe nk'Imana nyine we kwisaba nk'umuntu kuko Imana zamure kwizera kwawe, ugirira Imana icyizere. Haleluya! Imana ishimwe. Zamurira Imana icyizere. Nimba ushobora kuvuga ngo wenda nk'ubu tugize amahirwe tukabona Perezida wa Repubulika aje ahangaha, yego ukagirirwa umugisha kugira ikintu umusaba, nimba wenda ari inzu yahita avuga ati uyu muturage uruwo mu kahe karere, wenda ukavuga uti uwo mu karere ka Gakenke, agatabwira uyu muturage uramuzi, akavuga ati umuturage ni uwanjye, none kuki ntanze afite, akavuga ati wenda nyuma y'uku kwezi uyu muturage azaba afite inzu ye. Nimba n'akarere nta bije yo kubaka inzu gafite, meya kwa no kumushahara we ariko inzu kagira gute ikaboneka. Kandi perezida ntago bimusaba kuza guponda sima, ntibimusaba kwikorera umucanga, ntago bimusaba kuza kuhahagarara ngo ukunda ubona inzu yawe, no, ahubwo kuko avuze icyo avuze gishirwa hehe mu bikorwa. Noneho rero nimba perezida wacu ayoboye iki gihugu bavuga ko ari akadomo, noneho zamuka ku rwego rw'isi ugere ku rwego rw'Imana, wumva imbaraga z'Imana. Nimba perezida ashobora gukora icyo kintu, urumva Imana yo yakora ibintu bimeze bite. Haleluya! Haleluya! Twongere tuzamure kwizera. Kandi niba ugiye gusenga ukaba ugiye gusaba Imana ikintu, baseriye. Haleluya! Kuko Imana ishaka abantu bari seriye, ntago ishaka abantu bajenjetse. Niba ugiye gusaba, nimba ari ikaramu, genda uvuga ngo ni ikaramu, wizera Imana ko ishoboye byose. Nimba ari ikaramu, wimara iminsi 2 ngo uvuge ngo yewe ngiri ingubwo ngo Imana ngitamaye ngo ikaramu ngo buriya nta bushobozi ifite, wereka nangwe nakingwa. No, ntabwo ngo yakwandika ku rupapuro, ahubwo saba ikaramu ukomeje. Haleluya! Kubera kuko Imana ko mu bumana bwayo ishoboye ibintu byose. Rero yigirira icyizere, wumve ko Imana ikomeye. Haleluya! Imana ihabwa icyubahiro. Nabwiye abantu nababwira ngo muzamurire Imana icyizere, muzamure kwizera kwanyu kuko Paulo niwe wavuze ngo, aravuga ngo mwatura ibyiringiro byanyu. Haleluya! Imana ihabwa icyubahiro. Rero Imana ishimwe. Haleluya! Imana ishaka abantu basenga bari seriye, Imana ishaka abantu basenga bakomeje. Gusenga ukomeje bituma Imana iguha icyo ushaka kuko irabona ko uri seriye. Haleluya! Dufata urugero nko kuri Paulo. Igihe yarenganyaga ubwoko bw'Imana yari seriye mu kazi ke. Imana imwiteye yavuga turiya muntu uri seriye muri karakazi, buramuzanye mu byanjye naho yabaseriye, irangije itemuzana mu bye, nabwo igira gute ibaseriye. Rero Imana ishaka abantu bari seriye. Haleluya! Igihe Nineve bari bagiye, Imana yari igiye kuharimbura, umwami waho yaravuze ngo muneka dusenge, dufate ibihe, umuntu wese afate ibihe, n'amatunga agire gute afate ibihe, twaje dusenge. Aravuga ngo kandi dusenge dukomeje. Haleluya! Ayo masengesho basenze bakomeje, icyo kintu cyatumye Imana yisubiraho, ituma Nineve hatarimbuka, irongera ibagirira impuhwe. Haleluya! Imana ihabwa icyubahiro. Rero ntabwo Imana ishaka abantu bajenjetse ubu birimo kano kanya mukanya ngo mivuyemo, no, Imana ishaka abantu bagize gute bari seriye. Haleluya! Haleluya! Imana ihabwa icyubahiro. Rero twavuga byinshi kuri uyu mwami,
twavuga byinshi ariko gusa ko wongere uzamure kwizera kwawe ufata Imana nk'inyembaraga wizera Imana nk'ishobora byose Imana izabikora kuko Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba. Haleluya. Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Haleluya. Imana nireba ukuresha nireba ukungana urya zamurira Imana icyizere wumve ko ibintu byose Imana ishobora nimba Yesu yarazuye umuntu wapfuye Yesu agahumura impumyi ibirema bikagenda kuki utizera Imana. Haleluya. Haleluya. Hari umuntu wambwiye ngo ariko buri wundi Imana ibaho. Ndamubwira ngo Imana ibaho. Arambwira ngo yewe ngo ntago bishoboka. Ngo nasenga ubwo ngo Imana wayinyereka. Ndamubwira numva nkubwire. Ngiye kukubaza ikintu kimwe nawe utubize. Haleluya. Nanjye ndamubwira nti mbese ubwo ngubwo ufite ubwonko. Arambwira ubwonko ndabufite ngo kubera kuko mfite iki ngo kubera ko mfite ubwenge. Ni okay. Ni none se nanjye ngiye kukubwira ikintu umanze ugikore. Nukinyereka nanjye ndakwereka Imana yanjye. Haleluya. Ndamubwira nti noneho rero ubwo wemeye ko ufite ubwonko ngo nawe bushyire mu kiganza cyawe ubunyereke. Haleluya. Aravuga ngo nase ubwo ngo urumva ngo weho ngo urumva ngo ibyo bintu bishoboka. Ndamubwira numva rero uko wumva ko ufite ubwonko kandi ntabwo urabona ntubunitse babwirwa n'ikibuta bufite. Ndabwo uko wizera ko ufite ubwonko utabunyereka mu ntoki zawe kandi ntabwo urabona niko nanjye nizera ko Imana iriho kandi Imana irakora. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Ndamubwira ngo abantu barizera hari ukuntu abantu twizera ariko tunaniwe kwizera Imana. Ndamubwira ngo nimba ushobora gufata ibishyimbo si ibintu washyiramo inkono ugateka ukarya. Ndamubwira ngo nimba ufashe ibishyimbo uzi ko washyiramo inkono ugateka ukarya ukaramuka ukaba ushyize mu bitaka ukarengaho ukanavangirwa ivangirwa rikomeye ukarengaho ugafata imihembezo ukajya guhembera utasezeranye n'imvura ntiwasezeranye n'izuba kandi ukizera ko imyaka izera ugasarura kandi uko ubyizeye akaba ariko biba kuki utizera ko Imana ikora. Haleluya. Haleluya. Arambwira ngo ibyo ngibyo ngo ni ibyanyu ngo ibyo ngibyo ngo ni ibyanyu. Nabwo ari nta kibazo ariko nkubwije ukuri. Haleluya. Rero twongeye tuzamurira Imana icyizere tuyifate nk'Imana ikora. Amen. Imana tuyizamurira icyizere tuyifate nk'Imana igize gute ikora tuyifate nk'Imana ikora. Turagushimiye cyane reka tuvuge ngo Imana iguhe umugisha. Yego murakoze. Kandi Imana ikumvire. Yego. Ngira ngo umutambyi Eli yabwiye Hana aramubwira ngo Uwiteka guhe icyo wasabye. Yego. Genda amahoro Uwiteka guhe. Yaje Imana impicyo ndi kuyisaba rwose. Amen. Amen. Yesu aguhe umugisha reka tuganirize n'abandi hanyuma tuzana kugana ku musozo mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe mukozi w'Imana. Yesu ahimbazwe. Tumeze mute? Tumeze neza. Kure yawe yageze hasi ho gatoya kugira ngo tuze kumvikana yageze hasi gatoya. Aha. Yego. Umeze mute rero? Tumeze neza. Ndabona wishimye. Yego. Isengesho ryumviswe? Isengesho ryageze ku Mana. Ryageze ku Mana. Uratangira twibwira rero. Nitwa Twizerereya. Yego turiki Kigali. Yego. Umwana w'i Kigali. Yego. Wavuye i Kigali ukaza Kanyarira. Nkaza Kanyarira kuko uyu musozi ni umusozi w'amateka. Yego kuri nje. Kavukire yange ni Rusizi. Najyaga numva uyu musozi nkumva ndawukunze cyane. Ariko ndazi Kigali mpita mbona hambereye bugufi bwo kuhagera. Yego. Yahagera rero nahaboneye amateka nkabwirirwa amakuru y'ijuru cyane. Yego. Aha, hanyuma wenda uratubwira muri makeya wawujeho ryari ese wawujeho uri mu bihe bimeze bite ni ibihe bintu Imana yakuremeye nyuma yuko uwujeho uje kuri uyu musozi? Yego. Nawujeho guhera ku 2022 niho natangiye kuzaho. Yego. Naje saba Imana ko yanyagura mu buryo bw'umwuka cyane ndetse n'ubw'umubiri. Kuko muri iyi si tugenda duhora byinshi biturusha ariko iyo ufite umwuka w'Imana urakomera ugahabwa imbaraga zo gukomeza urugendo. Yego. Niki wabwira abantu uyu musozi wawubwira abantu gute ukurikije ukuntu wabonye ukiwugiraho bwa mbere? Ntekereza ko hari uko biri kose hari ibyagutunguye wabonye ari umusozi umeze gute? Uyu musozi najyaga nkumva cyane ko ari umusozi w'ibisubizo nange nawujeho ndushye hari ikibazo nari mfite hihagera gita kirasubizwa numva ndishimye cyane ndanawukunda none n'ubundi nongeye kugarukaho mpamaze nk'iminsi 3
ariko ntabwo byemewe kuraraho, turasenga tugataha, bwacya mu gitondo tukongera tukagaruka. Yego. Uyu mwanya uriyumva gute uri kuri kamera y'Impanuro TV? Ngira ngo warubize se ko oya, uyu mwanya nanjye natunguwe, ntabwo nari nzi ko biri bube, ariko mbise numva nishimye cyane kuvugiraho imbaraga z'Imana n'ibitangaza by'Imana ikora. Yego. Turagushimiye rero, niba hari ikindi wakongeraho wakivuga hanyuma tugasobekira hano. Ndumva nta kindi nakongeraho, gusa hari ijambo sengeramo riri muri Matayo 7:8. Yesu avuga ngo musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa, kuko usabye wese ahabwa kandi ukomanga agakingurirwa. Iyo uje kuri uwo musozi urushe ufite ikibazo, wegereye Imana, nukuri uhava uruhutse, ukahava ubonye amahoro y'Imana kandi ukahava usubijwe. Yego. N'abatabizi, n'abatarakira umwuka, n'abatarabimenya, nasaba Imana kugira ngo ibagezeho umwuka wayo, nabo bahishurirwe ubwiza bw'Imana natwe twahawe, nabo babumenye. Uko bwa Imana Yesu aguha umugisha. Yego namwe. Yesu ashimwe, mukozi w'Imana. Yesu ahimbazwe. Umeze mute? Turashima Uwiteka Imana ikomeye. Kujya mbona umwenyura gake yabanza Imana yavuganye nawe. Ahubwo se ni rimwe. Impamvu mpaza hano mpavuganira n'Imana kandi ntago ntahiraho. Ntago utahiraho. Uyu musozi warusanzwe uhuzi? Umusozi nawumenye 9 9 ubwo nari mfite imyaka ingahera, naravutse cyangwa nari mfite nk'imyaka ingahe bantuma kuvoma. Hanyuma kuva icyo gihe kugeza uyu munsi harimo urugendo rurerure, harimo bari kutwumva bari bataravuka, hari n'abavutse nyuma yaho. Ndumva ko biri kose hari ibintu bidasanzwe wagiye ubonaho uyu musozi. Nari umwana muto, nafite imyaka 16 niho nakijijwe. Hanyuma uwo musozi ntangiye kuwumva, hari umumama umwe wamfashije kuwugeraho. Mpageze Imana itangira kuvugana nanjye, imbwira ko izankoresha ibintu bikomeye. Nyuma yaho nkajya ngira ngo ntibyashoboka, dore ko nakunze kwibera mu miryango y'abantu babandwa baterekera, ariko nshima Imana ko jewe ibyo bintu ntabikorewe, bitewe n'impamvu z'uko ntarinzwi, kuko narezwe na mukadata. Hanyuma rero ubu ikintu nshimira Imana, ibintu byose yagiye imbwira narabibonye, nibisigaye nabyo ndizera yuko ubu ndataha yavivuye. Wenda nk'abantu badukurikiranye, ni ikihe kintu wababwira muri uyu mwanya Imana yagukoreye mu bihe byo gusenga, umaze kumenya uyu musozi wo gusengera? Ikintu cya mbere Imana yangiriye neza, sinigeze mu buzima bwanjye kuva navuka njya ngo mpage, ariko Imana yampaye icyo kurya irangaburira. Ikindi cya kabiri, Imana yambwiraga ko nzaba umukozi wayo, ariko ubu ngubu ndayikorera, ndumuvuga butumwe njyana ahantu hose hatandukanye, inkoresha imirimo n'ibitangaza. Itangira kunkoresha nanjye byarantunguye cyane, kuko keretse ugeze nk'ahantu irimo kubinkoresha, kuko niba nshobora gusengera umuntu kuri telefone akarekura imbago zikagwa hasi, akambwira ati ndumva nakize, ibintu irimo irankoresha nanjye ubwanjye numva binteye ubwoba. Ariko kuko yabivuze Yohana 14 ku murongo wa 12, Yesu yaravuze ngo uzanyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse akore niyiruta, ngo kuko njya kwa data. Ubwo rero ni ukuvuga ngo nta bidasanzwe, kuko ibyo bintu byose biranditse. Aha hantu rero ubu naje gusaba imbaraga zo kugira ngo nzabone uko sengera abantu, kuko ku munsi wa 6 nzaba afite umurimo w'Imana. Twari kumwe hano mu kanya umukobwa Esere azahugaburira abantu hano. Ni ibintu wakire gute nk'umukozi w'Imana? Ngira ngo hari abagiye babibona, wenda abantu babifata mu buryo butandukanye, ariko wowe ni ibintu wakiriye gute nk'umukozi w'Imana Imana yahamagaye kwamamaza ubutumwa bwiza? Uyu mukobwa ntago ari ubwa mbere abikoze, ni umuhamagaro wiwe. Kandi usanzwe muzi noneho? Nsanzwe muzi, njya musanga hano arimo akora ibintu by'ibikorwa nk'ibyo ngibyo, nk'uko nanjye mfite impano yo gusengera abantu bagakira, nawe afite impano Imana yamushyizemo kandi yamuhaye. Ahubwo jewe mba musengera ngo Imana imwagure, imuhe ubushobozi bw'amafaranga, ajye ntakazana indobo imwe, ahubwo ajya azana indobo nyinshi, ndetse abazanire n'imbuto n'utundi tuntu bakeneye, ndetse no kwa muganga
abashe kugerayo bitamugoye kuko mbona akwiriye gushyigikirwa kuko uyu ni umuhamagaro wiwe. Yego pastor turagushimiye cyane tugusabira umugisha w'Imana kandi ndizera ko ubutaha tuzahura tukaganira neza birambuye cyane ko butwaye duhuriye hano tutanabipanze ko turi buze kwahurira ariko ubwo tubashije kubonana tuzagusura tugezeho bahamya mu buryo burambuye kugira ngo ubashe kubwira abantu imbaraga z'Imana ndetse usengere n'abantu baba bafite ibibazo byinshi cyane bitandukanye kuko muri isi turimo ni isi yajugunywemo satani tugenda duhura n'intambara mu buryo butandukanye ariko kandi Imana igenda ibara natwe umunsi ku munsi. Turagushimiye cyane tuvuga ngo Imana iguhe umugisha kandi nsoze mvuga ngo wumvirwe mu izina rya Yesu. Zanabasobanura uburyo ki Imana yangize pasiteri kandi ntago nage nabyiyumvagamo ariko yarabimbwiye iranabisohoza. Hari n'ibindi tuzaganira nimwabona umwanya muzambwira. Imana ikora uko ishaka rero. Imana ibaha umugisha. Mereye ko nsabira umugisha abantu bumva Impanuro TV mbabwira ngo bihanganira igicuku kuko igitondo nacyo kizaboneka kandi natangira mbabwira ngo urugendo n'intambara bagendaga rugiye kurangira kuko Yesu yavuganye nabo. Imana ibaha umugisha. Amen. Reka tugushimire kuba waduhaye umwanya kugira ngo tuganire tuvuge ngo Imana iguhe umugisha ariko kandi tunagusabira umugisha kuko igikorwa cy'urukundo wakoze cyo gufasha abantu cyangwa se kubagemurira ni igikorwa cyiza kidashoborwa n'umuntu ubonetse wese. Ni igikorwa cy'urukundo nk'uko Yesu yavuze ngo imirimo igomba gufatanya no kwizera. Iyo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Rero tugusabiye umugisha w'Imana kandi Imana ikomeze guhereza ubushobozi bwo kugira ngo ujye ubasha gukora imirimo myiza y'urukundo. Hanyuma nika tugusabe utange nimero yawe ya telefone. Nyuma yo kuyitanga n'ubundi uraza gusenga usengera abantu batandukanye bari mu bihugu bitandukanye kugira ngo Imana ibashe kubagirira neza. Yesu agushyigikire. Murakoze. Nimero yanjye ni 078 23 170 13. Urayisubiramo? 078 23 170 13. Karibu no gusenga Imana rero usengera abantu bari mu bihugu bitandukanye baba badukurikiranye bafite ibibazo bigiye bitandukanye ariko kandi bizere ko nawe Imana yabagirira neza nkuko nawe yakugiriye neza ikagenda gutambutsa mu bibazo bigiye bitandukanye wagiye utubwira wagiye unyuramo. Ni karibu no gusenga Imana mu izina rya Yesu. Mana turagushimiye uri Imana ikomeye, uri Imana ishobora byose. Tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye urukundo dukunda. Mana nyiringabo warinze ubugingo bwacu. Satani ubwo yendaga kutumira bunguri ariko watanze ingabo nyinshi zipfa ku bwacu. Ubugingo bwacu buriho none izina ryawe rishirwe hejuru. Aya masaha rero imitima yacu turayikweretse kugira ngo igirirwe neza nawe. Imitima yacu turayikweretse kugira ngo wongere uduvubirire, wongere udusuke handi mavuta. Imbaraga zawe zitumanukiremo. Uwiteka ujye dukoresha ibyo ushaka kandi bizajya bigirira abantu bose umumaro. Rero dusengeye buri muntu wese ufite ibibazo. Hari abafite ibibazo by'uburwayi bakize, hari abafite ibibazo by'amadeni bakize, hari abafite ibibazo byo kwambara ubisubize mu izina rya Yesu. Buri muntu wese aba hanze haba mu Rwanda, Mana nyiringabo witeka ugende wihesha icyubahiro ukuboko kwawe uwo wakuramburiyeho data. Ibintu byose birahinduka. Ijambo ryawe riravuga ngo riri muri Luka igice cya 18 umurongo waho wa mbere. Titira y'ijambo iravuga ngo hari umuntu watitirije umucamanza, umupfakazi watitirije umucamanza aramurengera kugira ngo adahora azi imisi yose kumurusha. Natwe rero Mana nyiringabo duteze ibiganza mu izina ryawe ryera, duteze ibiganza muri uyu mwaka kugira ngo ugirire neza buri muntu wese wagutitirije wagusenze ku manywa na ninjoro. Uko ijambo ryawe riravuga ngo ntago uzananirwa kurengera intore zawe. Intore zawe rero ni twebwe. Nunyemerere Mana uko ugendera abandi natwe ntudusige. Warengeye Mefibosheti, urengera Dawidi umutambagiza ku ifarashi, urengera Hana, urengera Eliya ari ku musozi yatwika ibitambo by'abayari
turaguhaye imbaraga zawe uyu munsi uyu mugoroba ugira ibintu uvunagura katika jina na Yesu. kubura ibitugendaho, tanyaguza mu izina rya Yesu. Ibyatuvuze nabi biducoshomera turabyirukanye. Mana Nyiringabo, unyemere aka kanya buri muntu wese mwandike mu gitabo cy'ubugingo, kuko ibyisi byose Mana tubifite, nta bugingo Mana ntacyo byaba bimaze. Twandika mu gitabo cy'ubugingo. Mwami Mana Nyiringabo, turagushimiye kuba uyu mugoroba kubanye natwe, ukomeje kuturinda no kutweza. Dusenze kwizera izina ryawe Yesu, amen. Yesu agumugisha, turagushimiye cyane. Tunashimira inshuti zacu zikurikirana ibiganiro byacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Waba afite ibitekerezo, amakuru, bahamya cyangwa se inyunganizi yumva yadusangiza, yaduhamagara kuri nimero 078 33 510 63 078 33 510 mukomeze mugire ibihe byiza. Mwari kumwe na Dani, turabakunda cyane. Imana ibagirire neza. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.